tuzirikanye kuri uyu munsi aradushishikariza kumenya ko icyaha kibyara ibyago, ariko ko kwicuza ari icyemezo cya kigabo, kandi ko gukunda bitanga umugisha. Icyaha kibyara ibyago turabyumva mu isomo rya mbere, aho iri somo tudashobora kurizirikana neza tutazirikanye iryo twazirikanye ku munsi w'ejo, dusanga n'ubundi mu gitabo cya mbere cy'abami umutwe wa 21 murongo wa mbere kugera ku wa 16. Uyu munsi rero turakomeza igitabo cya mbere cy'abami n'ubundi umutwe wa 21 murongo wa 17 kugera ku wa 29. Ejo rero twazirikanye uko umwami Akabu yifuje umurima wa Naboti, wari umukene kubera ko wari uturanye n'ingoro, wari uri hafi n'ingoro ya Akabu akaba yari umwami, umuntu ukomeye, umuntu wihaye, afite ibyatunze. Akarima ka Naboti kari iruhande rw'ingoro ye, maze arakifuza, asanga Naboti aramubwira ati nyemerera rero kariya karima nkakugurire cyangwa se nkakuguranire undi murima uri ahandi. Naboti abwira umwami Akabu ati reka ntabwo umurage w'abasekuruza abakurambere banjye nawutanga. Yezu akuzwe. Umurage w'abakurambere banjye, umurage w'ababyeyi sinawutanga. Akabu rero ataha yarakaye, yababaye, byamuteye agahinda. Ageze mu rugo ntiyanarya, noneho umugore Yezabeli aramwegera ati byagenze gute mugabo mwiza kudashaka kurya? Akabu amutondera ko ari Naboti wanze ko amugurira umurima cyangwa bawugurana. Yezabeli rero wasabitswe n'ubugizi bwa nabi n'ubugome, ababwiye umwami ati si wowe utegeka iki gihugu, ati humura wowe byukurye, ejo umurima uzawubona. Yezabeli yabigenje gute? Yandikiye abo mu karere ka Naboti ati Naboti mumushyire imbere, mumushinje ko yatutse umwami n'Imana, maze mumutere amabuye apfe. Yezu akuzwe. Ishyari ritwambura ubumuntu n'ubuntu. Naboti babigenza kwa kundi, baramwica arapfa. Uyu munsi rero turakomeza tubona na Akabu yagiye gufata nyine wa murima, yagiye gutangira wugendamo. Gusa Nyagasani iyo twakosheje, niyo tutumviye umutimanama wacu, adutumaho abandi bavandimwe. Yamutumyeho umuhanuzi Eliya, maze genda mubwire ibyago bigiye kumugwirira kubera ibibi yakoze. Twabyumvise rero mu isomo rya mbere, aho ishyari, aho kutanyurwa byagejeje Akabu kugeza ku maraso ye, kugeza ku maraso y'abagabo bo mu gihugu cye, bitewe n'uko umwami yatumye abaturage be
bagwa mu cyaha cyo kwica intungane Naboti. Ishyari riragatsindwa, kutanyurwa riragatsindwa, kuko ishyari kimwe mu byaryo ni uko riduhuma amaso, ugasanga niba ufite agashati kamwe cyangwa tubiri, wabona undi yambaye akandi ukumva urakifuje, ntubone akawe ukuntu nawe ushobora kuba hari abakifuza. Yezu akuzwe. Ishyari rero rituma mwene muntu atabona imigisha Imana imugirira mu buzima bwe. Ishyari rigatuma ibyiza Imana idukorera tutabibona cyangwa ngo tubihe agaciro. Twumvise aho byagejeje Akabu na Yezabeli umugore we. Gusa Imana ni inyampuhwe kandi ni nyirimbabazi. Yateye muri Akabu umutima wo kwisubiraho. Yezu akuzwe. Hangaha bitangaruka ku magambo y'umutagatifu Karoli wa Boromeo tubwira ko icyaha, ububi bwa muntu ashobora kuba yakora bwose atari igitangaza, bitanatangaje, atari n'ibara, ahubwo kuko bitewe nuko ngo twakomeretse cyaha cy'ababyeyi bacu, cyaha cy'inkomoko, ako kantu uwo mugero uhora uduherekeza, tukumva turarikiye ikibi aho kurarikira icyiza kenshi mu buzima bwacu, bityo tukisanga duhengamiye buri gihe mu bitujyana hasi. Ariko mutagatifu agakomeza avuga ko niba uko kugwa mu kibi atari igitangaza, gufata icyemezo cyo kuva mu kibi ngo ni icyemezo cya kigabo. Yezu akuzwe. Kuko mu kibi cyose naba nakoze, Imana iguma integereje, iguma yifuza ko, itegereje ko nagaruka. Turebere kuri wa mugani dukunda kwita uw'umwana w'ikirara, ariko uwise neza avuga ko ari umugani w'umubyeyi nyampuhwe. Yari ategereje umwana we, atazi igihe umwana we azagarukira, amuboneye kure aramusanganira. Yezu akuzwe. Bisobanura ko nta kure Imana itaduherekeza nubwo twaba twarigometse. Imana iguma iduherekeresha rwa rukundo rwayo.